ese yanzira itabwira umugenzi abariyo ndimo nkakunda umuntu nanjye ntazi ibyo ndimo ese birakwiye ko najya mporanwa n'uyu mutima ukunda uw'abandi batanyifuriza muboye n'andi mazina bamuhamagara akikiriza gusa ndamukunda kumuvaho niyo ndwara ubiri ese nemere muhebe bikorera inshuti nirengagize uyu mutima wamukunze nta kimwe amamureke ngo nuko atankwiye ese mureke ngo nuko ari umuboyi ese mureke nyuma njye mbeho nicuza kubatandi ruhande ese kari unyura ese kari unyumva mbwira ibyanjye byose. This is love and sacred, love and sacred. Hari turekeye cyane. Haranahindutse habaye heza. Urabona harahindutse cyane. Ni ibisanzwe ahubwo ni uko utahe. Habaye heza. Siko bagira ngo mfite umwana w'umukire w'i Kigali. Mama ntabwo kiriho. Kari unyura ese kari unyumva mbwira ibyanjye byose. This is love and sacred, love and sacred. Sundi umubano wanjye nawutaye. Gusa umubano wanjye usigaye mu cyumba cyawe. Sinagenda imisatsi imeze gutya. Ese ubundi urabujya he? Wagumye hano tukibanira ko n'ubundi twikundana. Baby nakabyifuje ariko se ninguma hano amafaranga uri ko amafaranga naguhaye. Cyaka kanyusi yibagirwa. Reba ibintu byose twakonsomye anga. Ninguma anga se amafaranga arava. Uyansobanurira ningumanga utabona amafaranga gute kandi uzahana amafaranga nyakora ufite kugenda ahubwo se bese ndubutse mu mutwe yego ndabikunda birabi yego ariko okay sheri ariko nuko banyemure cya kibazo cya famiye nashimye pe. Nisoro maze uryamye sugeze ngo ahubwo nibyica umugongo. Ahubwo se n'umugongo gusa noneho naka kaguru sigaye numva gafatirwa kamanuka. Mama washaje none. Reka imyaka myinshi bana banje banza wireba ukungana. Ubwo se uribwira yuko umuntu agira abasore bangana gutya. Ntabwo umuntu aba abyiruka. Yarahenze ngo ngiye kugushakira sheri. Wa mwana we havesigaho havesiga sheri wanjye ni wowe nta wundi nyine inyuma yawe. Gushakira sheri. Utakira umujeri. Ariko burya mu bivugisha kanwa ntimwana bikora. Ibaza umutoza ni. Ya nanjye naba nasa. Yagorana. Umeze ute se mwana wanjye? Ndaho. Iyi Kigali yanyu? Kigali nuko nyine nuko uruzuba nibi byayo twirwa twiruka. Nuko ushakisha ubuzima. Nese mama utambeshye. Nari mpfuye. Ese mama byatewe n'iki ubundi ko wajya kubura aho ngaho ukirinda ibintu bigutera iyo
crise byagenze bite? habayeho ubukonje nagiye kumva numva ntangiye kujya mbabariramo hano munsi y'ibere nahumeka nzamuka bikanga bikanga mbanza kugira ngo ni ibintu biraho byoroheje. Mama cya kibazo cyawe nicyo utangira kumva ibintu ukawatinda ndaza kumwe ya miti yanyu ya kinyarwanda paracetamol burya duhora twibwira ko paracetamol ngo yarushe ako nta kimana ishimwe ubu ndakubona none ubakubona nta nubwo yamenya ko wari urwaye wa mubiri wanjye nubwo naba ndi mu bitaro wambona ntiyamenye ko yabimenye kandi rwose ambulance yaje kuntwara ntahumeka ntarora nge nisanze kwa muganga. Ibintu byo kuri hariya wenyine nabi uriya muhungu usugira ngo abahari kuriya saba nyitayeho erega niwe wambaga hafi buriya umuntu abyara abana benshi ariko akagira umuba hafi pe. Mama nyine ikibazo ntabwo nanone waguma mu rugo. Oya mwana wa ntabwo icyo kintu kikwifuriza. Umuntu aragenda akajya gushakisha i Kigali nayo biratugeze gutya ariko biri turashima Imana nanjye ubona ko ntacyo mbaye. Ako rero ndabona Oya intebe nahinduye aryo uheruka mfite oya hari za zindi z'imyenda ya rouge bordeaux ndumva ari zo ya uheruka hano kera ni kera cyane kera waranyanze. Oya bambe mwana wanjye oya ukanya dore mpora mfatiye hamfashe iryo ayiwe urabizi mwana wanjye. Ese Josiane Karame ngino nkubwire Josabit Yesu mama samana yanjye bakazara yo hobe mama umeze neza karibu witwa Josiane turakwishimiye mama wambaye akantu keza dore mwiza utunitwa tudonze nari tubiri akandi Donata yaraje aragatwara burundu yarakantiye ngo agiye mu bukwe akajyana mba natubitse yoyo abantu babaye ni mwiza natugashyize muri ka gaseke kari hejuru y'aka kose gikoga bayitwa Josiane uriye ni mama wanjye. Mama turakwishimiye nanjye ndakwishimiye turasa ariko se ibyo bintu byo gusa ubwo nyine turasa uzi ukuntu wasaga naso mama nawe ngenza nkawe ibindi byihorera ni uko ari ingirora ariko burya usa naso ukagira no kubushinga nyine ngira ikibazo kimwe umuntu wese umbonye ukuze avuga ngo turasa uzi papa ngo nsanga mwese ubwo nsanga keretse niba we na papa musa y'abantu babanye imyaka myinshi bagira aho bagasa gusa ni muremure se akanyagwa bagize ntiyari no kumbenga nawe reba yambereye imfura yambereye imfura rwose so none se mama ameze neza mwana wa nashimye kandi cyane nabonye ko wishimye kubera ko ndagenda mbitekereza inzira yose ko se ubundi iyo uriya mugabo akuri hejuru nkabura ntitutekereza njye kumva ibyo bintu I'm sorry uba buzi muganira nyine najya nkubwire nimba bikunze nimba wambonera andi mafaranga kuko ariya nakemuje ibibazo bya famiye ariko nanjye hano agasitoke karashize pe kandi nk'umusore nyine mba nkeneye kandi ushaka ko nguma ariko mba ngukeneye cyane bebe wanyeneye nakukeneye n'amafaranga ukereka ngende ngiye kurakora mu rugo byifashe ndazi kukwandikira kuri phone ubwire ese ushira uragiye ngomba kugenda siko utari kubyumva bibi na nyina ngo nakifuje ko nagenda ariko niyo mahitamo ariko umunsi umwe ndabizi ko njye nawe tuzadora tumeze gutya ubyuka ukambona wicura ukambona ariko reka ngende none se mama wiki ese ayo mafaranga yagusabye si umbwiye ngo ngiye kubanza njye mu rugo
kandi wambwiye ko yaguhaye extra money. uko biri ndashima Imana. mama ikomera neza ubu urebye na biri kuza ariko wari umuzi ntibikabe mama ntibikabe pe. Ubuse ntabwo wahuye na mbutiyaje. Njye nyizi Kigali nahuye na mbutiyaje we. Mbega modoka. Urabona ko umuntu ari muri Nyabugogo. Ngumva none abantu bashaka kuntwara ibikapu ngo bantwaze. Umuntu azambwira ngo umva ngo rugitanga. Batabakwiba. Nanjye bitanyishana kujya mu hano. Ntabwo cyakwiriye mu nyine. Semana yaje. Wumvaga bari bukikwibuka gishyira mu gapira. Mbo gutya. Biba bisanga ufata ibintu byawe neza. Nta kintu bakwibye. Mama bamwiba. Ageze gutya anyutse abantu ko asidora ukuntu bajyaga bazana ubwo dutetse ibijumba ugakuramo ikijumba ukamushyira mu gapira agatwara kikagenda kimwotsa. Genda tunganyirize mama icyumba. Musasi. Nta kibazo. Araryikiza. Maybe ndetse kubwiye abanza tunganya icyumba banza ari. Makaribu. urakoze Turakwishimiye. urakoze kibondo urakoze cyane. Ariko mama nawe wazamwihereye nkamujyana ugasigara waretse ibyo bintu. ntabwo wamurekura. wowe se umeze ute? Ameze neza ndakomeye nta kibazo na kimwe ndashima Imana. nuko rero birangira n'utunweri n'udututa kera twabyitaga mariboto. Mareka ibyo bintu. none rwose ndabona warabaye igisore cyiza. Ahubwo reka ndebe iki mpamvu nabakirije. Yego. Mwana wanjye yarakuze. Mana niyo nakwipfira. My God. Ugashyira tuwasa ariko. Bibi wari Arani magana abiri. Ntabwo nari nyakwimye sheri. Akose ni iki wamburanye? Ni iki wamburanye? Kunisi nijoro ari ibyanjye nabiguye. Kuntu nezeza byonyine. Ndagenda ndi kugutekereza. Sumura bibanganye nahoze. Urawoze. Bibi nyine cyangwa kuyanganya iminota mike. Imwe basi tuyongeze. Bibura cyanshaka. Akubina wakabza. Kubera iki? Numva nagora. Dorara mama gahika ntabwo mfite kumwita amabanga. Mbabarire ngende. Mvubaye. Nese be Twabwira kuri telefone. Nanumuzuko nisi y'abakundana yuzuye amabanga. Nakundi nanjye byangombwa. Nyine muri uru rugo nta kintu nkivuze. Biragaragara. Usigaye ifoto ugashyiraho amategeko yawe. Ese sheri ndi hano nk'iki? Ndi kugira ngo unsobanurire. Nyine kuba cyumva wafata ibintu kabiremera. Nibyo ntabiremereza. Ufata umwanzuro wenyine muri uru rugo. Urubamo wenyine. Mama yawe ntuzi. Ugomba kubanza ukangisha inama tukamenya ukuntu ugiye kubana na mabukwe. Bite iyo situation mama yarari mu nta kundi kuntu byakugenda. Uburyo nyine afashe umwanzuro utambye. Ako se ubundi uretse ibyo ngibyo uri kwivugisha bitwaye iki? Nta kintu bitwaye. Nyine bitwaye iki kuba? Bivuze ngo nyine uzajya ufata imyanzuro uze unterekeho. Umbwire ngo ibintu na bino. Ese ndi umugore muri uru rugo. Ndi umwinjira. Ntabwo nyine ndasobanukirwa impamvu ufata imyanzuro utambwiye. Ejo n'ejo uzambwira ngo na runaka yaje. Mbega nukwinjiza abo ushaka wabashe kugasohora. Ndi hano nk'iki? Ikintu cyambere. Mama ntabwo yarabizi yuko turi kumwe. Ntabwo yarabizi ko muvinze yine. Ibyo ntabwo ari ibinigeze ububwira. Reka utarabimubwiye nyine urifashe uje umuntu yeho gutyo nk'umuntu uri aho ngaho. Ubundi sheri mbizi iki mu buzima bwawe? Ku buryo ufata imyanzuro. Oya ibi ntabwo byumvikana. Ufashe umwanzuro uzanye mama wawe nta nama twagiye nk'umugore n'umugabo. Ngende kwibaza ndiki kuri wowe? Ndiki kuri wowe? Nase ubu ngubu wowe mama wawe biramutse bigenze gute? Ibya mama wanjye muri. Ntabwo yaza hano nta kindi kintu. Byari kibera ko ntakubwiye. Nari nafata nkakora ikintu nakubwiye nakubajije. Ariko wowe nimbaraga kugira ute?
sheri uburwayi Ubahanga wumfuzuguye rwose wumfuzuguye ko mama warwaye na sheri wait sinaguhamagaye wari uriye wundi aho nari ndi niho byagute gufata umwanzuro ukazana mama wawe aho nari ndi hagutwaye ku buryo bifata nyine ukazana mama wawe niwambwiye muhebe bikorera inshuti crazy. That's my guy. Yeah. Nyine akaza nyine warifashe nta n'ikintu mvuze muri ino nzu biragaragara nta kintu mvuze ugaza gukora ibyo ushaka ahubwo come on please ubwo nyine sindasobanukirwa ikintu kuri wowe ku buryo nyine n'ejo nizanye kumva ngo hari undi umuntu waje winjiza oya mbabarira nimba utanyubashye nk'umugore wawe twicare tujye inama ugafata imyanzuro wenyine ubwirwa n'urwawe njye nta kintu mvuze ndimo nyine nk'umushyitsi nanjye ejo n'ubundi wambwira ngo ugende kuko nimba utangiye gufata imyanzuro wenyine ndabona igisigaye avuga ati fata ivarisi ugende uzi ko umusuzuguro mbega agasuzuguro urimo kuvugira ngo umuntu aramutse abwira cyaba ari ikindi kibazo abatumva kangahe ndi kuvugira hejuru ibi byose ni amakosa yawe iyo wifata tukaganira nk'umugore n'umugabo ijoro ryose twararanye burakeye nta kintu mbwiye mu gitondo ati mami yawe ntabyo narinzi ntabyo narinzi menya aho mpagaze menya agaciro kanjye nimba udashobora kubaha nkanjye nk'umugore wawe ntabwo ari ukutakuba ariko wibyita hari undi wabanje kubimenyesha wibyitagura hari undi wabanje kubimenyesha wowe nguwo ndumva ahubwo nagenda akaza akarwinjiramo wowe ujya inama nanjye ndaguhamagara ndakubura niba wari uri muri salo byakugwirire byifashe bihita bikugwa ku mutwe mama waraje yagiye gutega arinda hatega sheri ntabwo yagiye gutega mama yaje uziko njya ngo duhandi hantu kure cyangwa se mba muri runo rugo tumaranye amasanga ye turirirwana 24 kuri 28 ariko ngo mama yaje akose warabyibagiwe bande wemba mbona umaje gusaza imyaka yajyanye twirankoze twakora amazi ako nakubeshye yo mwijoro nimboro y'umuntu wa mbere unkorera show nkumva nta n'undi muntu nkeneye mu buzima ubundi we ntago baho finally nzaba kwibagiza ukazabuza nawe nkabara abantu iyo ndi kumwe nawe mba ndi kumwe nawe right asona sige ndi sexy cyane uranabica ako simbwira urimo gukoresha iki face routine ibyo ARAJE siruka natufite twaturi ugira gutya ukayitigira ariko ngo wimbuza ariko let me tell you this njyewe nteguye trip y'ahantu kure bari abasheri bose b'abakobwa bwose I know nabusiga nkajyana nawe ndabizi yazo ko mbizi yeah that's what's up ngere none ikintu nkwemera buriya niwe muntu ufirenze witiyeze mu buriri ariko atubona abonye muharaye ngo
practice. ariko ibyo byo biri promax noneho Karano utuntu twanjye nabyize superieur. Hari utuntu ukora kugira ngo ari mu mashuri iyo tugeze mu buriri experience really here. ariko ese nyine ubifitemo bachelor ubifitemo doctor nyine uburyo utumanyera ubuhagaze kandi noneho sinahariya gusa mu buzima busanzwe bwose nyine I feel you feel me and then I say wow. Ako nawe urabinkorera ibaze nyine kuba ibyo byose ni kubera cyangwa ari nuko nta kintu mvuze muri uru rugo ukora ibyo ushaka winjiza abo ushaka usohora abo ushaka ukore nyine ufata imyanzuro yawe nta kintu mvuze muri uru rugo nta kintu mvuze. I'm sorry ndabyemera ko ari mistake ariko so nta kundi nawe mfite ko nta kintu mvuze ahubwo jyewe kugusaba ikintu oya ukeneye kumugera mu kavuga ndaganira iki nawe ndabona abasha kumvikana wowe muhungu wenda ajya kuganira na mama wawe kiri mama aritegura kuba nyoko bukwe vuba nyoko kuko ntabimenyeshejwe se ariko reka nkubwize ukuri mu gihe utanyubashye nk'umugore wawe mu gihe utamaye agaciro ngombwa nk'umugore ibyo ntabwo ndi kubyumva cyane ushatse rero ngiye gusaba ikintu basi nubwo urakaye nubwo bimeze gutyo gerageza babarira ibyo nishika kubyumva mu mutwe wanjye umugore wamenyesheje ko mama wagiye kuza umusange kuko njye ndabona nta gaciro ufite nk'umugore wawe Chiringa uganire na mama agiye kubonye ko bukwe vuba. Now I don't know who's to trust, who's to stay for me. N'umutima nama wanjye uranguka nyihakana, ntacyo ushaka kumbwira, ibyo namenye ibanga ryabyo. Nyine uraboneka byari urampamagara alo watsamura nahageze kugira wumve nyine nawe urwego urenzemo asundi uratura twanutereta tuba tubizi yuko urenze ku ma beach njye nsamiye ndiyo je nyihera ubihorere babarije mbe ko kwegera anyway uruzi ikintu cyadanje mukundira utandukaniyeho n'abandi bose uri umunyamujyi nukuva uzi igihe cya nyacyo cyo gukoramo ibintu kumva mu gihe ukenera that's it ikindi kandi nanone ntabwo ujya ugira ibintu ntambara sundi n'ibikino bangira intambara ese bibi ko ndi kumva ndi amhoni yeah oh baby nese nkaba mbereye ikiho all right amakuru se ubuzima wafashwe gute mwana wa iby'uburwayi bwanjye ni birebire yo natangiye numva nzamura umwuka bikanga bigeraho biriya grava nyine biba binini ngera kure ndaremba kugeza ubwo bazanya ambulance bari njyana kwa muganga ntahumeka nzamura umwuka ntibyemere mpumeka nkababarira hano hajya ibintu bimwe by'abakecuru biraho bisanzwe bangejeje kwa muganga nta nkuru baza kunsangamo ngo indwara yitwa sima najyaga nyumva kera sogokuru ngo ubyara data yigeze kuyirwara ngayo ngo ubwo rero bimfashe gutyo ariko ndashima Imana ko kwa muganga basanasamye ariko urupfu narubonye n'amaso yanjye pe ariko ubu ngubu nta kibazo ubu waje tugiye kujya tukwitaho tukube hafi tugukurikirane natwe turebe murakoze rwose pe ibyo ndabishimiye ese mwana wanjye ko ntanakumenye hano ko ntakumenye banyita Maya mami
yego ariko urasa n'umuhungu wawe Karebu ni fotokopi. ako buriya Karebu turasa cyane. Umva murasa pe, uwabivuga ko mudasa yababeshye. ako buriya Karebu rero Karebu yasaga na se Kandi mbona musa. ntayimanye na kabara nyine. Ubwo papa yese mugira amatsiko nimba yarasaga na mama. Mbona se na mama we ukambwiye ngo asa na papa we, ndumva ngize amatsiko. Karebu kuva ari muto yasaga na se, ahubwo afata amashusho yombi. Afata amashusho yombi nyine, n'umunyarwanda yaciye umugani ko ntayimanye na kabara, ubwo nakangiye agafasheho. Nibyo umva waje dutunguye, si twakwiteguye, ariko kanze ngiye kureba ko mu gikoni nagitunganyiriza. Nta kibazo, nta n'impamvu zo gutunganya ibintu byinshi. Ibintu byo kurya, ibintu byose si ubirya ari ikibazo. Asima ntabwo igira amarejime. Oya, icyo ugomba kwirinda n'imbeho, kwirinda ibintu bishobora kwangiza ubuhumekero, ariko nta marejime maremare. Hanyuma se mwana wanjye konzi ko yari umunebwe, mumwitaho? Turagerageza, ariko nawe urabizi akazi ke, ahora ari mu kazi yagiye. Ariko tugerageza uko dushoboye, iyo tumubonye umva turamwinginga akarya pe. Nibyo nashaka kubaza. Na kera na kare buriya kuva akiri umwana akunda gukora kugira ngo ubwo aziyibuke. Ntabwo babyoshye. Uhora ari umwana n'umubyeyi. Umva ko gitekereza ko kurya naho yakuriye nyine urakibaza nimba arya n'ibyo byagenze ute. Ariko iyo afite akanya yaruhutse tumwitaho bishoboka. Ujye mugerageza mumwiteho buriya umwana w'umuhungu na nyina bibari. Uzajya ubibona mva tumwitaho ko dushoboye, ahubwo nawe noneho umuntu wowe tugiye kwitaho kumurusha. Oya muzita ku mwana wanjye. Urwaye. Niyo tugiye kwitaho kumurusha kuko urarwaye, ukeneye care, ukeneye abantu bakwitaho, abantu bakuba hafi, kandi babi ndari nzajya mwitaho. Urakoze mu kuvuga. Urumva nakanga kwita kuri mami wanjye. Oya ntabwo wabikora. Ariko cyane ku mwana wanjye kuko ngiye imyaka amaze kwirya myinshi niyo yayo. Mwese tuzabitaho. Kandi izo nshingano zacu se na byatunanira. Byiza. Ariko ndabona uri agakobwa keza. Murakoze. Ufite ikinyabupfura, ufite uburere, si wanyuniye. Iwacu niyo Nyaruguru. Muri Nyaruguru. Karero ngiye gushaka utuntu mutunganyiriza mbe nkuzaniye. Kibazo. akora umeze neza. Ndaho. Imana ishimwe. Natwe turaho. Twarakwishimiye kabisa Karibu. Ako shenge narabibonye akuri umukobwa mwiza. Ese nagira ngo mbaze mu bintu bijyanye no kurya, mu bintu bijyanye no kunywa, ni ibihe bintu nyine utemerewe kurya no kunywa, cyangwa nyine kugira icyo kimufata, ibishye nyine byiza kandi nyine by'intungamubiri umuntu ajya gukorera umurwayi. Umbajije ijambo rinkora ku mutima, uri umukobwa mwiza, uri umwana mwiza cyane. Ariko rero mwana wanjye buriya indwara ziratandukanye. Ibintu bijyanye n'ibi by'ubuhumekero buriya nta regime bigira. Ntabyo. Bitandukanye n'amadiyabete n'imivuduko, ibyo burya bigira ibiryo ugomba kurya ibintu ukabihagarika. Ese mama, none se ubwo najya ngutekera iki? Ese ugira ngo mu byo ukunda none? Ngewe ibintu nikundira se ko ari ibiryo, nta biryo nsubiza inyuma. Dore uko ndeba ngana uko dore nabayeho gutya nta kintu ndasubiza inyuma. Umuceri. Ukunda n'ibiryo. Ngewe ndi umuceri cyane bana nabujya gukomeza ku cyumweru. Oya. Ariko atari imboga zimwe, za mboga nyine nziza, ibishyimbo, isombe. Nkunda umuceri n'ibishyimbo byanjye. Ako mana yanjye. Ariko ntacyo biba bitwaye. Ntacyo biba bitwaye iyo umwana ari ibintu akunda. Naho ubundi gihe wenda ikindi kintu numva nzirana nacyo kubera ubuhumekero. Ibintu bikunda kuzira n'ubuhumekero ni bya bintu mujya mwitera harya amarashi, amaparufe. Buriya bizirana n'abantu bagira ikibazo. Maya se ko nabonye byisiga. Maya harya ni ubuhe? Wa mukobwa.
biriya rero bizirana rwose n'umuntu ugira icyo kibazo cy'iyi ndwara yanjye mwana wanjye ibintu bihumura cyane iyo bikugezemo birakwataka ivumbi biriya by'amarashi mwitera ivumbi ako tugeze mu gihe cy'izuba cyane ubwo uzajya wambara agapfukamunwa nyine badukunda ubwo rero icyo gihe rwose mujye mumbabara kuko ni abapfana hano mukumirwa ikindi kintu umuntu ugira iki kibazo cyanjye azirana nacyo ivumbi ryo rwose ni urupfu sema ko tugeze mu gihe cya samu kuzabigenza gute ndabizi ko turi muri periyode y'icyo gihe kuko turi mu gihe cy'izuba ariko nanjye sinzajya nsohoka ntundi igihugu mba hano banyizanya nk'uko nshaka kose nkora amasuku murinda amavumbi amashuka ubwo nuko yararama kabiri tatumesa ukaryana neza ibintu bishyushye ma yego ibintu bishyushye cyane cyane akacyayi karimo ndatanga wize ariko rero umwana wanjye ubanza warigeze kurwaza iyi ndwara oya nyine ngerega mbanza utuntu kuko nkunda gusoma cyane ariko hari ikintu ushaka kukubaza ubundi hano ko muhari muri abakobwa beza kandi babiri ese niko bwira makune yamatse usambira umukazana muri mwe n'uwuye ese yanzira itabwira umugenzi aba ariyo ndimo nkakunda umuntu nanjye ntazi ibyo ndimo ese birakwiye ko najya mporanwa n'uyu mutima ukunda uw'abandi batanyifuriza muboye n'andi mazina